Tubabwire ko Perezida Kagame yageze i Doha muri Qatar mu ruzinduko yari arimo rw'umunsi umwe nk'uko byagiye bigarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye byari bikorera hano mu gihugu imbere ndetse n'ibikorera hanze y'igihugu. Rero n'uruzinduko Perezida Paul Kagame yagiye n'undi muri Doha birumvikana cyane ubwo mu gitondo cyo ku cyumweru ku munsi w'ejo mu ruzinduko rw'akazi ubwo yarageze rero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Doha yacyuye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar yitwa Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi hamwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar ni Igor Malala Kainamura niko wavuga mu ruzinduko nyine uko yakiriwe. Yakiriwe neza biragaragara. U Rwanda rero na Qatar ubundi bisanzwe nyine bifitanye umubano ukomeye mu nzego zirimo ubwikorezi bwo mu kirere, umutekano, ishoramari no koroshya ingendo hagati y'ibihugu byombi. Ibihugu byombi rero bifitanye n'imishinga minini bihuriyemo harimo nko kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali cyubakwa mu Bugesera n'ibindi. Iki kibuga kimaze kuba cyiza abantu bahegereye rwose barabyumva cyane kuturusha. Yego Perezida Kagame yakiriwe mu biro by'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar bizwi nka Amiri Diwan, aho aba bayobozi bombi baganiriye ku mubano ukomeye ushingiye ku buvandimwe ndetse uri hagati y'ibihugu byombi. Mwabonye iyi mpuzankano yo ku kibuga imeze neza rwose. Qatar biraryoshye cyane rero ibiganiro byabo nk'uko twakomeje kubivuga byibanze kandi gukomeza guteza imbere ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ishoramari, ubwikorezi bwo mu kirere ndetse n'izindi nzego zifitiye inyungu ibihugu byombi. Yego Perezida Kagame yashimangiye ko u Rwanda rukomeje gushyigikira abaturage ba Qatar, anagaragaza ubushake bwo kurushaho gukomeza umubano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Yego. Abayobozi bombi rero banunguranye ibitekerezo ku bibazo by'akarere ndetse n'ibireba urwego mpuzamahanga muri rusange, aho bagaragaje ko bahuriye ku cyerekezo cyo gukomeza guteza imbere amahoro n'umutekano ku isi yose. Yego. Yavuga ko ino ruzinduko yakavugaho ibintu byinshi bitandukanye kuko iyo umuntu avuze Qatar mu gihugu cy'u Rwanda abavuze nyine byinshi abavuze abantu barabyumva cyane, abantu bamaze kubyumva iyo umuntu avuze Qatar mu gihugu cy'u Rwanda. Yego Qatar ni igihugu navuga gifite imbaraga nyinshi cyane zikomeye kandi twavuga yuko u Rwanda rwakomeje kuba hafi ya Qatar cyangwa se kugirana ubufatanye bukomeye n'iki gihugu cya Qatar, kandi navuga yuko Qatar n'ubundi mu bihugu bifite ijambo rikomeye umuntu atakwirengagiza cyane haba mu bukungu, mu bubanyi n'amahanga ku isi, kandi muri ibyo bihugu nyine cyane cyane umuntu yavuga nka Qatar hari ukuntu ifitanye imikoranire myiza na Amerika y'ubwayo, nka Amerika n'undi nk'igihugu gikomeye ku mugabane, ku buryo twava nko mu myaka ishize umubano hagati ya Kigali na Doha wavuye ku rwego rw'ubucuti busanzwe ujya no ku rwego rw'ubufatanye bwa muri strategic zitandukanye cyangwa se mu bintu bitandukanye ariko bizanira n'ubundi inyungu kuko buri gihugu cyose gishaka inyungu muri rusange. Twavuga nk'ubwikorezi, ubwo niyo n'ubwikorezi bwo mu kirere, ishoramari, diplomasi ndetse n'umutekano, kuko kiriya kibuga kirimo kubakwa i Bugesera, icyo kibuga mpuzamahanga cya Kigali, Qatar ifitemo uruhare runini cyane rukomeye. So byumvikana yuko nyine ni igihugu gikomeze kujyana umubano mwiza n'u Rwanda kandi bikazanira abanyarwanda inyungu nyinshi zitandukanye. Uru ruzinduko rugaragaza ko rushobora nyine nta nubwo ari rushobora biba bigaragara ko rufungura nyine rufungura amahirwe mashya y'ishoramari n'ubufatanye hagati nyine y'ibihugu byombi, cyane cyane mu rwego rw'ubukungu n'iterambere. Ukabona nyine yuko iyo ayo mahirwe afungutse ari twebwe tubigiramo tubyungukiramo muri rusange. Hari ababonamo imirimo, hari abibaza se nk'ibi ngibi bizagenda gute, ariko se ikibuga cy'indege cyubatswe n'abantuza gusa si abanyarwanda gutyo nyine urumva abantu bose bagenda baboneramo abadafite amikoro, abadafite uburyo ki babona amafaranga bakayabona nyine muri ubwo buryo bitewe nyine uruzinduko mbese nicyo rushatse kuvuga ni ukubera ngiye n'ukubera wowe. Icyo navuga nanjye ku bijyanye n'umubano mwiza w'u Rwanda na Qatar mu bukerarugendo by'umwihariko, hagiye haboneka za buruse abanyeshuri bakajya kwigirayo ibijyanye n'ubukerarugendo, bakagaruka ari inzobere mu bintu by'amahoteli ndetse no kwakira abantu muri serivisi nyine zitandukanye. ni ukuvuga ngo harimo ubufatanye
bufite agaciro cyane. yego cyane cyane nk'uko wabivuze cyane cyane bibuye nyine tuvuze yuko uyu mubano mu buryo bwa diplomasi hagati y'ibihugu byombi yego ntabwo twavuga ko umaze igihe kinini cyane ariko n'undi wagiye ukora ku muvuduko wo hejuru cyane ugenda ukuru tumva ingendo zitandukanye z'abayobozi bakomeye cyane cyane Perezida wa Repubulika Paul Kagame ingendo akunze kugirayo wagiye ukora cyane nyine ku buryo umuntu ari wese ashobora kubibona kuko Perezida Paul Kagame n'umuyobozi wa Qatar we Tamim bin Hamad Al Thani niko yitwa abantu afite amazina nyine nta muntu upfa kugira izina rimwe usanga umuntu afite izina rero rero ibihugu byombi byagiye bisinyira amasezerano atandukanye uko twabivuze harimo agamije guteza imbere ubuhahirane ubwikorezi bwo mu kera ikoranabuhanga ubukerarugendo ubuhinzi ndetse n'ishoramari kandi ibyo ngibyo bikavuga ko imwe mu nkingi z'uyu mubano ndetse n'ubufatanye mu rwego rw'ubwikorezi ni ikintu cy'ingenzi cyane murabyibuka ejo bundi bahagarika kuri intambara irimo kubera muri Iran uzi ko Iran yarashe n'ubundi ku bihugu bifitanye umubano mwiza na Amerika urabizi ko hari ingendo zo mu kirere zijya muri Qatar zahagaze byatumye hari ibintu mu Rwanda bihomba kuko u Rwanda rufite n'ubundi soko rinini byarahombye ku buryo u Rwanda rwatangiye no gushaka amasoko atandukanye harimo no mu Bwongereza so byerekana yuko n'ubundi Qatar amba na ahantu hari isoko ariko n'ubundi na ahantu n'ubundi hazana ibintu bitandukanye birimo no kuba Qatar iri mu bihugu bikomeye cyane mu bintu byekeye Airways nka Qatar Airways hari ukuntu rwose yashoye imari ahantu hatandukanye mu mishinga cyane cyane nko mu Rwanda ibyo tubivuze n'icyo twavuga n'icyo twegeye nk'ikibuga twavuga mu mishinga n'undi bikorwa remezo ikomeye cyane muri Afrika y'Iburasirazuba nka raporo nyine zitandukanye zigaragaza ko Qatar Airways yaguze imigabane munini muri uwo mushinga ndetse ikanagerana n'ubufatanye na Rwandair mu bikorwa byo gutwara abagenzi ndetse n'imizigo ubwo mu mwaka wa 2018 abantu barabizi cyase barabyibuka ubwo Perezida Kagame yajyaga uruzinduko rw'akazi muri Doha no hasinywa amasezerano akomeye arimo ajyana n'ingendo zo mu kirere kurinda ishoramari n'ubufatanye mu by'ubukungu n'ikoranabuhanga twavuga yuko u Rwanda gukomeza gufatanya na Qatar ni ibintu bikomeza kuzana inyungu mu buryo bwumvikana muri rusange nicyo kintu umuntu yavuga cyangwa se yabwira abadukurikiye rero nyuma yaho ngaho umubano wakomeje gukura muri rusange ubwo Emir nyine wa Qatar yasuraga nabwo Kigali muravyibuka aho yakiwe na Perezida Kagame hanyuma bagirana ibiganiro ku mishinga itandukanye ariko n'ubundi gamije iterambere ufatanye bwibanze ku bucyarugendo sport bwikoreza ubuhinzi ndetse n'ikoranabuhanga bavuga yuko n'ubundi abayobozi bahuye buri muntu wese bareba akenda ntabwo umuntu akurura yishyira ibintu byose ariko buri muntu wese afitemo inyungu runaka ku buryo abantu ntabwo navuga ngo kuganira gusa yego niyo mpamvu bavuga ko ari imikoranire ni imikoranire rwose n'ikindi kintu umuntu yavuga nubwo tuba tuvuze ngo n'uruzinduko nyine kuko niyo ruzinduko rw'akazi nta nubwo ibintu byose tubimenya ibyabaye ahubwo nyine hari n'akantu gake n'akantu gato bavuga ariko ubundi hari ibindi bintu nyine tugenda tubona nyuma ugasanga nyuma y'ukwezi harivuze ngo mu Rwanda ugiye gufatanya na Qatar muri ibi ngibi ntabwo byose biba biba ku nyungu z'abene gihugu mbese muri rusange kuko niho nyine twungukira abaturage bungukira nyine muri ayo mahirwe y'akazi kubona akazi ishoramari iterambere ibikorwa remezo ubukerarugendo ndetse no koroherezwa mu bwikorezi kuko nyine wahoze bivuga bwo mu kirere ubufatanye nyine mbese naho ngaho abaturage nyine tugende tworoherwa tugende tuboneramo amahirwe tugende tuboneramo inyungu kuko iyo umuntu umwe babiri batatu babonye akazi muri ibyo bikorwa biri mu gihugu urumva yuko rero haba hagenda haboneka umusaruro ikindi twavuga tukivuga kuri diplomasi yabyo murabyibuka mu minsi ishize ko Qatar yagize uruhare rukomeye cyane mu nabango mu guhuza u Rwanda Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu mwaka wa 2025 ntabwo ari kera ni mu mwaka ushize Doha yakiye ibiganiro byahuje Perezida Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukomeza nyine kuzana cyangwa se gushaka amahoro ibyo biganiro murabyibuka byabahurije aho ngaho na Amerika ikaza kubyinjiramo byumvikana yuko nyine Qatar yo hari ukuntu hari ibihugu by'abayisilamu bimwe biheze inguni ariko hari n'ibintu byemera no gukorana n'abandi bantu batandukanye so rero babigezemo uruhare cyane kandi
navuga ko byari ku rwego runaka byatanze umusaruro. Rero Qatar yagaragaye nk'umuhuza ushobora kuvugisha impande zose kuri umubano mwiza n'ubundi bafitanye na Kigali ndetse n'uruhare rwayo mu bikorwa byo kunga amahanga atandukanye. Rero Qatar twavuga yuko ni kimwe mu gihugu gikomeza kugira impamvu nyinshi zatuma Kigali ijyana umubano nayo, kandi impamvu Qatar nyine ifatwa nk'igihugu gikomeye ntabwo ishingira gusa ku bukire bwa peteroli na gazi. Ni igihugu gifite ijambo rikomeye muri diplomasi mpuzamahanga nk'ubucuruzi rwose uhita ubasanga bari ku rwego rw'isi, ku rwego rwiza, ubwikorezi bw'umukire twabivuze ndetse n'ishoramari muri rusange mpuzamahanga. Rero u Rwanda guhitamo gukorana na Qatar ntekereza ko nyine ari ibizana n'ubundi abanyarwanda inyungu nyinshi, haba mu bukungu bwo harimo sekiteri y'ubucuruzi, harimo kwa batwara ibintu bitandukanye. Ni ibintu byiza umubano, kandi navuga yuko ukomeza gufasha u Rwanda cyane gukura n'ubundi ku rwego rw'ishoramari, kuko uriya ntabwo ushobora gutekereza ibirenze ibyabo muri kumwe batekereza, ariko nabivuga andi magambo ukuntu nk'umuntu n'urugero wenda uri ahantu bahinga atekereza imishinga yo guhinga no guhinga, nyine biragoye kugira ngo utekereze ibirenze ibyabo muri kumwe nyine barimo gutekereza. Niyo mpamvu nyine gukomeza kugirana uyu mubano ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bishobora kurushaho kugufasha cyangwa se kurushaho gufasha n'igihugu cyacu kurushaho gutera imbere.